yasobanuye films.com nimba mutumva dutangira muri Australia taking a dump. Ask a rabbit. Idubu ryari rigiye kwiherera ubwo reka tuvuge mu kinyarwanda cya nyacyo idubu yari igiye kwituma irangije ibaza urukwavu mva amagambo Does shit stick to your fur as a habit? ese nawe amazirantoki cyangwa se amase ajya afata ku bwoya bwawe bihoraho buri gihe iyo ugiye kwiherera niko idubu yabashije urukwavu urukwavu rurasubiza ngo hoya ati bimbaho gake pe kugira ngo amase iyo niherereye afate ku bwoya ni idubu n'urukwavu byaganiraga turi kumva amagambo y'ubwenge ari kuvugwa n'umuprofeseri umugore kera witwaga ngo ni Doti ni umugore ngo witwaga Doti lived off of pig shit. It's not. Umva amagambo ntabwo ari igira kuyahimba who lived off pig shit and snot ati uwo mugore witwaga Doti yari atunzwe n'amabyi y'ingurube ndetse n'ikimyira and snot turi kumva that she grew on the sides of her twat. Iyo rero ibyo byabaga byamushiranye yabuze amabyi y'ingurube ndetse yabuze n'ikimyira yatungwaga na sosiso yabaga yarameze mu myanya y'ibanga ariko uburyo avuze imyanya y'ibanga y'umugore ni muri ya mvugo nyine igivugwa na wa mugabo byibushye nyine yayitesheje abagore barumirwa uriya mugore yari yiteguye kugura gold plan nyine hari ukuntu umuntu yishyura amafaranga menshi urangije uramubwira ngo ayo mafaranga ni menshi ngo niyigurire ibiri hasi buto wamukuye muri gold plan uriya mukecuru bita Pamela njye namugurishije ibintu bijyanye namubwiye kwishyura amafaranga cyangwa se namugurishije ibintu bijyanye n'imyaka ye n'uburyo yinjizamo ntabwo rero gutuma umuntu tumuhenda ngo ajye yishyura amafaranga menshi buri kwezi kandi mu by'ukuri ntayafite nanze kumufatirana ari umukiriya nanze kumufatirana hano rero niko kazi dukora dufatirana abantu tukabiba amafaranga ubundi umukiriya uramufatirana yaraje kugura televiziyo y'ibihumbi 50 ukamubwira ati gurira y'ibihumbi 500 niyo nziza ziriya zinapfa ubusa za 50 aho ngaho umukiriya umufatiranye unamwibye nyine kandi ayo mafaranga wenda ukaba unamupashije muremure none uyu musore we ari kuvuga ngo iyo abonye umuntu yinjiza amafaranga make ngamugira inama yo kugura ibintu bya make urumva uyu musore nawe ufite business ataguhombya nkaho ugasanga cyaje kiri kubwira umukiriya ngo kwishyura ibihumbi 4 ku cyumweru nibyo byiza ngo 7 ku kwezi ngo byajya bikuvuna uwo muntu bukwiye kumwirukana niryo koso n'umusore rero yakoze yagiriye inama umukiriya yo kugura ibya make aho kugira ngo amugire inama yo kugura ibya menshi umva hano dufatirana abakiriya ndabyumva turagusebya muri make we uri inzira karengana uri intungane ku buryo gukora akazi ko muri company yacu ifatirana abakiriya wumva nyine uturusha ubwenge uya sinshaka kubura kano kazi nyakubahwa magambo y'umukire You realize the same things that make you a lousy son. Ese urabizi ko ibintu bituma umucuruzi mubi bizanatuma umubyeyi mubi cyangwa umugabo mubi mu rugo uragira impu ugiye gushyingiranwa n'umukobwa ibaze umugore ugiye gushyingiranwa n'umusore nkawe utakwitegura gukora icyo ari cyo cyose niyo cyaba icyaha ngabona amafaranga atunga urugo rwe umuntu nyine udafite ubugabo muri we ubundi ugomba kuba umugabo wakora n'icyaha ugakora icyo ari cyo cyose umugore n'umwana bakarya none we turakubwira ngo ucane abantu bari muri uyu mukino babasha kuba bahanganira irushanwa cyangwa se igikombe cy'amafaranga amafaranga ashobora kubahindurira ubuzima mwibeshe nimero Elliot Brando ufite imyaka 32 mama wawe yapfiriye mu mpanuka y'imodoka ufite imyaka 9 guhera icyo gihe wahise ufata inshingano zo kwita kuri murumuna wawe ku buryo umwishyurira $200 cy'idolari ndetse nawe ubwawe ukaba ufite ideni leta ry'ibihumbi 90 by'idolari utarishyura niyo mpamvu niyo ugiye kuryama buri bitotsi kubera ibibazo by'ubukene ufite guhera uyu munsi rero tugiye kugufasha kugira ngo ubone amafaranga yo kwita no kuri fiance wawe nawe ufite ideni famiye yawe ikunda kumuvangura miliyari mu manyarwanda ariko nanone iyo utsinzwemo rimwe wumva amagambo iyo mikino yose 11 niyo asigaje amaze gutsinamo 2 bamuhaye $3,000 ubu ngo bamaze kwibika $4,000 bigera muri 4,600 muri iyo mikino 11 asigaje gukina natsindwamo umwe cyangwa kanga gukina umwe ngo na yandi yari yatsindiye yose barayamwambura asubire azero nuko umukino urangira iyo ubwiye umuntu kuri gukina uyu mukino abawushizeho bashakaga kugaragaza ko umuntu witaga ko ari umuntu mwiza cyangwa se uwo ari we wese uri kuri iyi si ashobora guhinduka inyamaswa kandi yarazi ko ari umuntu mwiza niyo ntego y'uyu mukino
ngo ni ukugira ngo bagaragarize isi ko umuntu wari uzi ko ari umuntu mwiza cyangwa se wari wese utuye isi ashobora guhinduka inyamaswa. Nimba wibuka neza uriya musore twatangiye ari umuntu mwiza ugira inama ngo umukecuru waje guhaha akaba yamubwira ati wikwihendesha bari kukwiba ku kazi, gura ibijyanye n'ubushobozi bwawe. Urumva yari afite umutima mwiza, ariko ubu tuvugana yatangiye kuba inyamaswa, ari guca abantu amaboko, twabonye n'ibindi byinshi ari gukora, ari kurasa abapolisi. Intego y'umukino ngo niyo kugira ngo bagaragaze twe kera rega nanjye nigeze kuwukina muri gukina, ariko uyu mukino mwawugize uw'ibigoryi, twe twawukinnye ukiryoshye. Papa uyu mukino warawukinnye? Yego ndanawutsinda. Wakoze umukino wa 13, umukino wa nyuma wa 13 cyangwa se irushanwa rya 13 risoza uyu mukino ngo ni ukwica umuntu wo muri famiye yawe. Sasa batangiye kubaza papa wabo, nimba uyu mukino warawukinnye nawe wakinnye ugeza kuri finali, wibwo nuko banga umuze nawe yishe umuntu wo muri famiye ye. Yego 13 bari umukino ukomeye, narawukinnye wishe nderero muri famiye muze.